icyubahiro ikintu uzabye kiragutegereza niyo mpamvu ntatera ubwoba by'ibintu byose byaguhagarara imbere bikubwira ko upfuye ugowe kuzapfuribwa bibwira ngo njye sizapfa ndibwa kuko nkomeje urugendo kandi yadize mu gihe cyaje zikomeje akazi amina ikomeje akazi ikomeje kungirira neza Imana yacu icyubahiro kuko hari byinshi wagiye ucamo hari intambara nyinshi wagiye ucamo hari ibibazo byawe hari urwara warwaye wenda gupfugarukira Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Turashimire mwese abadukurikiye ku Impanuro TV mbaye ikaze ku biganiro byacu tugenda tubagezaho mu buryo butandukanye. Shimira mwe mukomeje kubana natwe. Waba warakoze subscribe waba utarayikora tugushimire by'umwihariko ko ukomeje kubana natwe. Uyu munsi ni byiza cyane ko turi kumwe kandi tukaba turi kuvuga mu kutumva. By'umwihariko duhaye ikaze mutumirwa wacu uyu munsi ngire ngo n'ubwa kabiri mugiye kubona ku Impanuro TV. By'umwihariko nshimira abantu bagaragaje kudukurikira mu kiganiro cya mbere ku ijambo rya mbere tugejejeho n'uyu munsi hari ibyo duteguriye kandi atuzaniye. Nakanya keza kugira ngo tumwakire rero kugira ngo atangire abibwire kuba agiye kubona bwa mbere n'abandi enda bamubonye bakomeze kugenda barushaho gusobanukirwa neza kugira ngo tumenye ibyo yatuzaniye uyu munsi. Aho dukurikiye uri fata akanya kawe by'umwihariko cyigisho cy'uno munsi rikigucike ijambo ry'uno munsi rigucike kandi urushaho gusobanukirwa mu buryo burambuye kugira ngo turusheho kubana kandi dusobanukirwa byose. Reka tumwakire atangire abibwira muraho neza. muraho Kugira ngo atangire mubwira abadukurikiye kugira ngo nabo basobanukirwe umuntu uyu munsi tugiye kuba tuganira inde yaba arakubonye bwa mbere aranakubonye kugira ngo basobanukirwe. Nitwa Uwizeyimana Perepeti nkuko bushize nabibabwiye haba ndi umubyeyi mfite umutware n'abana 7 mfite ishimwe mu mutima wanjye yo gushima Imana kuko yongeye kumpa akanya kuko yampamagaye kandi kampa amahoro kampa agakiza kuva nakizwa nabonye amahoro mu mutima kandi kuva nakwakira agakiza nahise ngira ishyaka mu mutima wanjye nkajya numva amagambo yo kubwira abantu nkumva mpatwa kubwira abantu ibyo inkuru za Yesu inkuru z'Imana. Ibyo rero bushize twaganira amagambo menshi none ndagira ngo muri kano kanya n'ubundi nkuko nabibabwiye ko ibintu byose tubikesha Imana twabanza tugasenga Imana tukabona gukomeza tuganira kadusenga Imana. Mana yacu nziza, Mana ifite ubutwari n'ubushobozi, turagushimiye muri kano kanya, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye Mana kugira ngo muri kano kanya n'ubundi ucishe ibyawe mu kanwa kanjye kugira ngo abantu babashe kumva inkuru z'ijambo ryawe. Muri kano kanya rero ndi imbere y'amaso yawe ndasabye kugira ngo uzubane nanjye muri uyu mwanya, udufashe muri uyu mwanya n'aba bavandimwe turi kumwe kugira ngo ibiganiro by'ijambo ryawe tugiye guca imbere y'abantu bizagirira umumaro bazabyumva ku ijambo ryawe. Urakoze data, turagushimiye komeza kuba mu ruhande rwacu, komeza kudufasha icyoro n'ubutware bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Turagira ngo n'ubundi dukomeze tuganira kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo, turasoma mu gitabo cya Samweli cya mbere cya Samweli turahera mu bice 17 turahera ku murongo wa 32 ibice 17 kadusome 32 ibice 17. Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ukurwa umutima nawe umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli asubiza Dawidi ati ntushobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye kuko ukiri umusore w'umugenda kandi we n'umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo yamvudukana nkayicakira kananwa nkayivutagura nkayica
nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri izo kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Amena. Reka dusome mu gitabo cya Yosuwa nacyo ibice 14 Yosuwa 14 turahera ku murongo naho ku murongo wa karindwi kugeza kwa 14. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngaruka muhamiriza ibyo nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha umutima w'abantu ubwoba. Yeweho nomutana n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose kuko womatanye n'Uwiteka Imana yawe rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka yatumye Mariya imyaka 45 nkuko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisiraheli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshikije imyaka 85 ubu ndacyafite imbaraga nkuko nari nzifite urya Mose yanyoherejeyo. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabaruka na n'ubu niko zikiri. None umpe umusozi Uwiteka yavuze urya Mose. Icyo gihe wumvaga ko abanaki bari bahari kandi ko bari hariho n'imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari Uwiteka azaba ari kumwe nanjye nirukane nk'uko Uwiteka yabivuze. Yosuwa Kalebu mwene Yefune uwo mugisha maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo ibe gakondo ye. Amina. Amen. Imana yacu yabwe icyubahiro, Imana yacu ishirwe hejuru. Numvise amagambo twaganira muri kano kanya arayo ngayo. Imana yacu ishirwe hejuru. Kandi aya magambo nayahaye umutwe uvuga kwibikaho ubuhamya bwiza, kugira ubuhamya bwiza. Amina. Kugira ubuhamya bwiza, ibyo kwibikaho ubuhamya bwiza biguha imbaraga zo gushaka ubundi buhamya. Iyo ufite ubuhamya bwiza imbere y'Imana ukagira ubuhamya bwiza bw'iby'Imana yagukoreye, bituma n'ubundi iby'Imana yagukoreye bigukomeza kugira ngo n'ibindi byagaragara imbere yawe, bigatuma n'ubundi ibindi byongeye kuza kugigaragambya imbere ubibuhamya bw'iby'Imana yagutsindiye mbere. Ukavuga uti hari iby'Imana yankoreye imbere, ibyo bikaguha ubuhamya. Kandi kwibika ubuhamya bwiza hari ikindi biguhesha, biguha kumenya Imana yawe yabanye nawe mu bihe byashize. Ni Imana yanjye hari ibyo yankoreye mu bihe byashize, Imana yanjye yarantabaye mu bihe byashize, uhita umenya ko iyo Mana itigeze ihinduka. Iyo Mana yakurinze mu bihe byashize, ukavuga uti Imana yankoreye biriya mu bihe byashize, n'ubu turacyari kumwe. Dusomye amagambo y'Imana, kandi amagambo y'Imana dusomye ni maremare, ariko njye nkunda no gusoma amagambo y'Imana maremare kugira ngo abantu basobanukirwe, kuko hari n'abenshi batabona umwanya wo gusoma Bibiliya, bakababonye amahirwe yo kuba mbasomeye kugira ngo bumve amagambo y'Imana ko atari umuntu ahubwo ari ayayo. N'ubundi amagambo dusomye tubanjirijeho mu gitabo cya Samweli ni inkuru za Dawidi. Buryo ki Dawidi yari umwana wa Yesaya, kandi yari umwana wavukanye n'abana 8. Abana 8 bose bari abahungu beza cyane, kandi abahungu bafite imbaraga bakomeye. Ndetse tubona ko no mu bari bagiye ku rugamba hari hagiye abahungu bakuru 3 bo mu bahungu ba Yesaya. Mu bari bagiye ku rugamba ni kuri ijambo ry'Imana ivuga hejuru nuko tutayasomye tutayaherewe ngo dusome. Noneho abo bahungu ba Yesaya bagiye ku rugamba bagezeyo bararwana, ariko ngo hari bari barajujubijwe n'Abafilisitiya, bari barabajujubije, barabujije amahoro, barabujije umutekano. Ibibazo byari byaravutse mu Isiraheli kubwo urugamba rwabatsindaga bakaneshwa n'Abafilisitiya. Ngo harimo intwari yitwa Goliyati, iyo ngiyo ngo yari yarabajujubije kugeza ubwo yigaragambyaga imbere yabo, igatuka n'Imana y'Abisiraheli. Bakavuga ati iyo Mana yanyu iri hehe? Imana yanyu
kandi kuko yitwazaga imana zabo z'ibigirwamana byabo akumva ko ibyo bigirwamana ibyo bifite umumaro kuruta imana ya Isirayeli. Ibyo ngibyo rero Dawidi ahageze rero agera ku rugamba agiye gusuhuza gusura bene nyina bene se bari ku rugamba. Ageze ku rugamba ahageze bene se batangira kumubaza impamvu aje aho ngaho. Umufilisitiya atangira kwigaragambya avuga ngo mu Bisirayeli hagira umuntu aza ngo arwane nawe ati nimutsinda Abisirayeli bazaba iminyago yacu kandi bazadukorera iteka. Atangira kwigaragambya. Dawidi arabaza ati se uriya muntu ninde usuzugura ingabo z'Imana ya Isirayeli? Umuntu utanyuka gusuzugura ingabo z'Imana nuwahe? Tigiye uriya namwica. Abo ngabo babyumvise babishengirana kwa Sawuli babibwira umwana bati hari umuhungu wavuze ko yakwica uriya Mufilisitiya. Nibwo babazanye amagambo twasomye rero natwereka ubwo umwami yagiye ubwo Dawidi bamushyikirizaga imbere y'umwami bamugejeje imbere y'umwami. Umwami aramubaza ati se wa mwana yo kuri umwana mutoya washobora ute guhangana n'umugabo wamenyereye intambara, umugabo wamenyereye kurwana, umugabo uzi iby'urugamba, wowe kuri umwana washobora kurwana n'uriya mugabo wamenyereye intambara? Ariko ijambo twaganiriyeho nuko Dawidi yari afite ubuhamya yibitseho. Dawidi aravuga ati jyeweho nubwo mbona ndi umwana ariko hari icyo nakoze. Hari aho abantu batari jyewe nabanye n'Imana, hari aho abantu batari jyewe nabonye imbaraga z'Imana, hari aho abantu batari hari urugamba narwanye nari kumwe n'abantu Imana yarundwanira. Maze Dawidi aravuga ati jyewe aho nabaga mu ishyamba jyewe intare idubu yarazaga igashaka gucakira umwana w'intama ngo imukure mu zindi, nkayifata nkayicakira nkayikubita nkayivutagura nkayica. Intare yaza nkayikubitagura nkayicakira nkayikubita nkayikura umwana w'intama mu kanwa kayo nkayica. Ubwo nishe intare nkica idubu n'uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri izo kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ya Isirayeli. Imana yacyabwa icyubahiro. Dawidi amaze kubwira Sawuli gutyo izo nkuru ko igomba kwica uwo Mufilisitiya aramubwira ati genda Imana yawe ibane nawe. Na Sawuli yarazi Imana ya Dawidi ko izigomba kubana nawe ku rugamba kuko yari yishigikirije ku Mana ya Isirayeli. Maze ngo Dawidi aragenda ajya ku rugamba. Kandi nubwo tutakomeje ngo dusoma amagambo dukomeje tugasoma icyo gice dusanga Dawidi yagiye ku rugamba ajyana n'Imana kandi kuko yari yagize ishyaka ryo kurwanira Imana. Urya n'ugira ishyaka ryo kwamamaza Imana, Imana nayo izakwamamaza kandi Imana izagushyigikira kuko Imana burya ishyigikira umuntu wese ushaka kuyimenyekanisha no kuyubahisha. Iyo ufite ishyaka ryo kugira ngo wamamaze Imana, Imana irakwamamaza. Imana yacyabwa icyubahiro. Dawidi kuko yagize ishyaka ryo kugira ngo akure igisuzuguriro ku Isirayeli kuko Abafilisitiya bari barasuzuguye Imana ya Isirayeli. Dawidi Imana yaramushyigikiye ajya ku rugamba kandi koko yanesheje Umufilisitiya aramunesha nk'uko yari yabyiyemeje, nk'uko yari yagize ishyaka ryo kurwanirira kugira ngo agaragaze Imana ya Isirayeli. Imana yacyabwa icyubahiro. Dawidi yarwanye n'Umufilisitiya nta n'umwanya washize, ahubwo umuhumetso ibuye rimwe niryo ryamwishe riramugusha. Imana yacyabwa icyubahiro kuko yari yiringiye Imana ifite imbaraga n'ubutwari. Ndagira ngo mbereke buryo ki ubuhamya bw'ibyo umuntu yaciyeho biguhesha kunesha ibindi byose byahagarara imbere yawe bishaka kugira ngo bigutinyishe. Kuko Dawidi yarazi Imana yabanye nawe, yarazi Imana yamurwaniriye, yarazi Imana yamutsindishirije, yarazi Imana yabanye nawe ku rugamba, yabanye nawe mu ishyamba aho abantu batari. Yaravuga ati ntihinduka n'uwo munsi wa none ntabwo izabura kuntsindishiriza ngo ineshereze Umufilisitiya utakebwe. Imana yacyabwa icyubahiro. Irindi jambo twasomye ni ijambo twasomye muri Yosuwa, mu gitabo cya Yosuwa itubwira inkuru za Kalebu. Imana yacyabwa icyubahiro ubwo yaguriraga gakondo. Yosuwa na Kalebu n'abagabo bari mu bagabo bagiye gutata igihugu cy'Yeriko. Bagiye kugitata bagiye kureba igihugu cy'i Kanani. Bamaze kugera i Kanani ngo bahageze ngo noneho abandi 10 bazana n'incamugongo bahisha Abisirayeli ubwoba. Barababwira bati igihugu twagiyemo ni cyiza, ni igihugu kirimo imbuto, ni igihugu kinetse, ariko abantu baho ni barebare, abantu baho ni banini, twebwe bazatujye nk'abarya imitsima, ariko
ariko Yosuwa na Kalebu bazana inkuru nziza baravuga ati twabonye igihugu kandi igihugu ni cyiza kirimo ibyiza kirimo ibintu byiza kirimo imbuto zeze ariko noneho abantu baho nubwo ari barebare nubwo ari banini Uwiteka niba twishimira tuzabarya nk'abarya imitsima kuko Uwiteka twishimira ngo maze bamaze gute ngo bakomeza Abisiraheli bituma Abisiraheli bizera Imana ngihita inezerwa n'abo bagabo uburyo Imana inezerwa n'umuntu yihamiriza by'ukuri maze ngo Imana inezerwa n'abo bagabo Kalebu na Yosuwa inkuru bahamije maze ngo Imana ikora muri bose avuga ngo igihugu mwakandagiyemo n'ubundi muzabonamo gakondo hazaba gakondo yanyu Imana yacaga icyubahiro ijambo twasomera Yosuwa amaze kugera mu gihugu yagabanyije imiryango ya Isiraheli ayigabanya imigabane agenda baha gakondo kw'imiryango yabiri ariko yibagirwa Kalebu yuko ari mu bantu Uwiteka yavuzeho hari icyo Imana yavuze kuri Kalebu rero ni hano inkuru twasomye ni inkuru zitwereka Kalebu atangiye kubunana gakondo ye haravuga ati wibuke ko Uwiteka yatuvuzeho turi Kadeshi Barneya Uwiteka yavuzeho je nawe kandi aravuga ati Uwiteka aravuga ngo ko nzabona gakondo Imana yacaga icyubahiro none iyo gakondo kuki utampaye gakondo yanjye Imana yacaga icyubahiro maze Kalebu atangira kuvuga rero ubuhamya bwe aravuga turabizi ko nari mfite imyaka 40 kandi nshagije imyaka 85 Uwiteka uko yabanaga nanjye ku rugamba ntabara nkatabarukana intsinzi n'ubu niko gikomeje kubana nanjye akomeje kubana nanjye n'ubu ndacyatera nkatabarukana intsinzi uko narinzi icyo gihe niko nkomeje kuba intwara none se ko ntateshutse ko nacitse intege ndacyafite ubuhamya buzima ndacyafite ubuhamya ko nkomeye ndacyafite ubuhamya yuko nkomeje kurwana kandi ndwana tsinda nesha maze aravuga ati ndashaka gakondo rero nk'uko Uwiteka yayisezeranyije nk'uko Mose yabivuze akabugira Imana ikabugira mu kanwa ka Mose none ndashaka kugira ngo mpe gakondo yanjye maze n'ubundi Yosuwa ngo yitegereje asanga Kalebu cyabonana n'ukuri kuko Kalebu yaburanaga gakondo kandi gakondo yaburanaga yari yarayiharaniye yari yarayikoreye niyo mabwenge icyo umuntu ashaka aragiharanira ikintu ushaka kugira ugomba kugiharanira Imana yacaga icyubahiro Imana ishaka ko ukora uharanira icyo uragwanda ugakoresha imbaraga zawe kandi ukagaragaza ubuhamya bw'ibyo waciyemo ko ubihagazemo neza Kalebu yari yarahagaze mu buhamya bwe Imana yacaga icyubahiro yari yarahagaze mu mbaraga afite yari akizirimo higeze acogora higeze ananirwa yagikomeje kuba umugabo wo guhamya Imana aravuga ati imbaraga ndacyazikomeye ndacyazifite uko natabaraga ku rugamba nkatabaruka niko n'uyu munsi nkiri ntabwo nigeze ncogora sinigeze nanirwa niyo mpamvu ukwiye kumpa gakondo yanjye maze ngo Yosuwa ngo aha gakondo Haleluya aha gakondo amuha gakondo ye nk'uko yayiharaniye nk'uko yayishatse Imana yacaga icyubahiro ndagira ngo rero mbabwire bene data kugira ngo umuntu wese amenye guhamagarwa kwe amenye ko mu bihe bikomeye cyangwa mu bihe byakwitatubika imbere cyangwa hari ibintu biguhagaze imbere ni ukuri umuntu akwiye kugira ubuhamya bw'ibyo yaciyemo ukwiye kwibuka ubundi kwibagirwa umuntu yibagiwe iyava ntamenya niyajya niba wibagiwe uwavuye ntabwo uzabasha kugira n'uruganda umuntu akwiye kumenya agasuzuma akamenya ubuhamya bw'ibyo yaciyemo naga kanya wowe watekereza ubwawe ku ruhande rwawe ugatekereza ngo mbese jyewe ntabyo Imana yankoreye nkaba nabyibagiwe nibagiwe ibyo Imana yankoreye kwibuka ibyo Imana yagukoreye rero ni icyaha kuko burya ibyo Imana yagukoreye nibyo bigutera gukomera kuko
wagucogoza nta waguca intege nta muntu wawemerewe guca intege kubera yuko ukomezwa n'iby'Imana yagukoreye bikagutera gukomera. Twumvise inkuru za Dawidi kuko yategetse ati jyewe ku rugamba iyo naraga ku rugamba ndi mwishyamba abantu batari hari aho nabonye Imana hari aho nabonye urwanya urugamba abantu badahari ariko Imana yanjye irahaboneka nica intare nica idubu kandi nkikura umwana w'intama mu kanwa ntiyayirya. Imana yacaga icyubahiro. Uyu nguyu nawe Kalebu aravuga ati ubutwari nari mfite imbaraga nari mfite nkiri umusore mfite imyaka 40 none ngize imyaka 85 nkiri umugabo wo gukomera kandi wo kurwara intambara nziza yo gutsinda. Imana yacaga icyubahiro. Ubundi umukristo nyamukristo akwiye kugira ubuhamya bwo gukomera agakomeza n'abandi kugira ngo n'ubundi agire ubuhamya yahamiriza abantu kandi njye mubabwire ngo ubuhamya ufite n'ubundi ubuhamya waciyemo n'ubundi bukuremerera ubundi buhamya kubera yuko umukristo mu rugendo akwiye guhora arema ubundi buhamya bushyashya bwo kubwira abantu. Imana yacaga icyubahiro kuko nagira ngo nkubwire ibintu ducamo bameze nk'ishuri. Njye nkunda kubwira abantu ngo burya umunyeshuri mwiza abasha kwigisha abandi kandi umwarimu mwiza yigisha abandi ibintu yatsindaga kuko ibintu utatsinze ntabwo wabasha nta muswa wakwigisha umuntu ngo azamenye ubwenge kandi isomo umuntu yatsindaga niryo yigisha abandi bakamenya. N'ubundi ndagira nkubwire ngo ibintu waciyemo ugatsinda niyo mpamvu nawe wabona uko watanga ubuhamya bw'ibyo waciyemo n'ukuntu Imana yakunesheje muri ibyo ngibyo ugahesha abandi kwizera kugira ngo nabo bamenye ko hari Imana yagutabaye, hari Imana yakurege, hari Imana yakurwanira, hari Imana irwanira abantu, hari Imana iba kumwe n'abantu kuko hari abantu bajya batsindwa n'abantu bajya bananirwa hari abantu bananiwe mu rugendo. Ndetse yigeze Satani akwereka mukristo ngo hari ageze mu gikombe ngo Satani ngo bwira ngo atajya kumwereka ngo amwereka ngo abagufa y'abantu baguye muri icyo kibaya amuga ati dore bamukaroti dore banunaka baguye dore abaguye muri kino kibaya ariko mukristo ntiyigiza cogozwa n'abintumbi zaguye muri icyo kibaya. Niyo mpamvu rero nawe mu rugendo ntukwiye kunanizwa n'abananiwe mu rugendo ahubwo ukwiye kwigirira icyizere ukagira ubuhamya bw'iby'Imana. Hari Imana irwanira abantu, hari Imana iba kumwe n'abantu kuko hari abantu bajya batsindwa n'abantu bajya bananirwa hari abantu bananiwe mu rugendo. Ndetse yigeze Satani akwereka mukristo ngo hari ageze mu gikombe ngo Satani ngo bwira ngo atajya kumwereka ngo amwereka ngo abagufa y'abantu baguye muri icyo kibaya amuga ati dore bamukaroti dore banunaka baguye dore abaguye muri kino kibaya ariko mukristo ntiyigiriza cogozwa n'abintumbi zaguye muri icyo kibaya. Niyo mpamvu rero nawe mu rugendo ntukwiye kunanizwa n'abananiwe mu rugendo ahubwo ukwiye kwigirira icyizere ukagira ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye. Iby'Imana yagukoreye bigomba kugutera icyizere bikakuremera n'ubundi buhamya buzagucisha mu bindi biri imbere yawe kuko hari byinshi biba biri imbere y'umukristo. Dukomeje urugendo rero turi mu rugendo najya mubwira ngo turi mu rugendo. Umuntu wese ari mu rugendo, umuntu wese afite icyo yabwira Imana kandi umuntu wese afite kuba yavuga ngo nanjye ni ukuri muri iyi nzira hari ibyo Imana yankoreye byonyine no kuba ugihumeka uvuga n'iyi minsi umaze ni ukuri hari amajwi yakuzagukora ngo urapfuye uragowe uzapfurimbwa jya ubwira uti jye sinzapfa ndimbwa kuko naha ngeze ntabwo ari wowe wangejeje. Jya ubwira ijwi rikomora ubwira ngo naha ngeze si ku bwawe kuko uyandinze muri kiriya gihe cyatambutse n'ubu ikomeje akazi kandi ikinteganyamo icyo nzaba cyo nzakira. Amina. Icyo nzaba cyo ubundi icyo uzaba cyo kiragutegereza. Imana yacu icyubahiro ikintu uzaba cyo kiragutegereza. Niyo mpamvu ntatera bwoba by'ibintu byose byaguhagarara imbere bikubwira ko upfuye ugowe kuzapfuribwa jya ubibwira ngo jye sizapfa ndibwa kuko nkomeje urugendo kandi yandinze mu gihe cyashize ikomeje akazi. Amina. Ikomeje akazi ikomeje kugirira neza. Imana yacu icyubahiro kuko hari byinshi wagiye ucamo hari intambara nyinshi wagiye ucamo hari ibibazo byaguye hari urwara warwaye wenda gupfuka rukira kure ariko ntiwapfa. Iyo gukwihariye iyo gukirije iriya ndwara iyo gukirije yanzara igihe wasonzaga hari igihe washonje hari igihe kurya byari bikugoye kandi urarya ntiwanapfa hari igihe waba waranaburaye hari igihe waba waranaburaye na kangahe ariko ntupfe. None si yakurinze cyagiye kuki utapfuye se kuki utishwa n'inzara kuki utishwa na cya cyorezo kuki utishwa na ya ndwara yakugejeje kure ukagezaho no kubyuka bikunanira none kuki utapfuye. Iyo yakurinze rero ujya utanga ubuhamya ubwira yandi mama kongora ngo urapfuye uyabwira uti genda
ndakomeje kuko hari umugambi, hari icyo Imana integanyamo, hari icyo Imana imbitsemo. Imana yacu icyubahiro kuko hari ibyo Imana ibitsemo umuntu, kuko kuba uriho harimo ubushake bw'Imana, hari ubushake bw'Imana, hari umugambi Imana ifite kuri wowe, hari icyo Imana iguteganyamo. Niyo mpamvu rero icyo Imana iguteganyamo abantu bo barakizi, ntabwo bakizi, niyo mpamvu bajya babikurwanya, niyo mpamvu bajya bazana amajwi menshi imbere yawe, hari amajwi akorera no mu bantu ndetse akaba yanagukoba, ariko jya uyabwira ngo ndakomeje kandi yandinze, ikomeje akazi, ikomeje kundinda, irankomeje. Niyo mpamvu ntatera ngo barya amajwi yose aguca intege, agucogoza, akwereka ngo urananiwe, akwereka ngo igihe cyose umaze ngo uzakorwa n'isoni. Jya uyabwira ngo sinzakorwa n'isoni kuko umurimo urakomeje imbere yanjye n'Imana yandinze, ikomeje akazi. Byonyine umuntu akwiye kugira icyizere cy'Imana yamurinze kwidahinduka. Imana yacu ntihinduka, abantu bahinduka. Umuntu yaguha amasezerano akazayica, umuntu yagusezeranya inka ntazayiguhe, cyangwa yanayiguha akazayigucyurira, ariko Imana siko imeze. Iyi Imana ifite icyo yaguteganyije, hari icyo iguteganyamo, igomeza kurinda umugambi wawo muri wowe. Imana yacu yagwa icyubahiro, nubwo waca mu bikomeye, Imana ikomeza kurinda umugambi wawo kugira ngo izawusoze muri wowe. Imana yacu yagwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero muri wowe ukwiye kugira imbaraga n'ubutwari bwo gukomera, ukarinda iki? Ukarinda ubuhamya bwawe, kuko hari abantu bica ubuhamya, hari abantu bica ubuhamya, ugasanga ubuhamya bwawe bwarapfuye kubera ko wananiriwe iki mu nzira. Nta mpamvu yo kunanirwa mu nzira. Umukristo nyamukristo akwiye kugira ubuhamya bwiza, akazarinda apfanye ubuhamya bwiza. Gira ngo n'ubushize muzi ko nababwiye yuko umuntu wagize ubuhamya bwiza, yuko umuntu wakoze ibyiza nta mategeko abihana, ahana imirimo myiza. Niyo mpamvu iyo ufite ubuhamya bwiza buraguherekeza, ubuhamya buraguherekeza, abantu bagasigara bavuga bwa buhamya bw'ibyo wakoze. Imana yacu yagwa icyubahiro. Ubuhamya bwiza umuntu arabutunga, ubuhamya bwiza umuntu arabugendana, ubuhamya bwiza buzaguherekeza. Ubuhamya bwiza ni ikintu gikomeye cyane, kandi ubuhamya bwiza nijye mubwire ngo umuntu ahora ari mu buhamya kubw'imirimo, umuntu ahora ari mu buhamya kubw'ibyo akora, umuntu ahora ari mu buhamya. Niyo mpamvu rero navuze ngo niba hari n'ibindi biba biguhagaze imbere, ukwiye kuba ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze, kandi wowe abana b'abantu nta n'umwe wabigizemo uruhare, ahubwo Imana nawe ariyo yagushoboje kugira ngo utambuke aho hantu. Ubundi hari ibintu bibi, nuko Imana ibana n'umuntu wayo ikamurinda kandi ikamukomeza. Imana yacu yagwa icyubahiro, Imana yacu ishyirwa hejuru. N'ubundi reka ndekere aho ngaho, numvaga amagambo twaganira aho ngaho yo kurinda ubuhamya, ukomera ku buhamya bwawe, kandi ntugire ubwoba ry'ibikuri imbere, kuko ibintu byose bizarangira, ibintu byose bizashira, ariko duhinde ubuhamya bw'agakiza kacu. Imana yacu yagwa icyubahiro, kuko mwumvise ko kugira ukwirikaho ubuhamya, kugira ubuhamya bwiza, kugira ubuhamya bw'ibyo waciyemo kandi ukabicamo ukarwana intambara nziza yo kunesha, ibyo bigutera n'ubundi gukomera mu bindi biguhagaze imbere. Kuko bya bindi biguhagaze imbere urabibwira uti n'imvura y'ejo yaraguye irahita kandi ntacyo yantwaye, na ya mvura y'amahindu yaraguye irahita ntacyo yantwaye, ndayanzura y'ubushize yarabaye navuyemo ntebye ntahemutse, na rwa rugamba nahuye narwo rw'amagambo, cyangwa n'abakubuze, cyangwa n'abagututse, cyangwa n'abagusuzuguye, ariko aho ngaho wagiye uhatambuka neza, kuko nahatambutse neza nkanasebye. Imana yakomeje kundinda, ikomeje akazi, ntabwo ihinduka. Rero Imana yacu rero ntihindurwa n'amagambo, ntihindurwa n'abantu. Ikintu cya mbere ni uko ukomera kandi ukarinda iki? Ukarinda ubuhamya bwawe, ukavuga Imana yanjye ikomeje iki? Ikomeje akazi. Imana yacu ishyirwa hejuru, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka ndekere aho ngaho dusenga Imana, ariko umuntu wese yitekereze avuga ngo mbese yewe mu muhamagaro wanjye nshobora kuba warakijwe, ariko ushobora kuba utaranakizwa. Ariko nubwo waba utarakizwa, washaka iki? Washaka gukizwa, nawe ugakizwa, ukagira ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye. kandi n'uyu munsi wa none nawe hari ibyo Imana yagukoreye nubwo udakijwe, hari icyo Imana yagukoreye utekereje n'uyu munsi wa none kuba uriho. Ntabwo ari imbaraga zawe, si uko uri umuhanga, tukora ubwenge bwawe. Niba wabona ubwenge bwanjye, niba ngo nuko nirinze, kuko nta muntu wavuga ngo yirinze ngo nuko afite ubuhanga n'ubuhangange bwanjye. Umuntu wese umwuka wacu ufitwe n'Imana. Iminsi yawe irabaza, iminsi yawe nirangira uzaba ku isi. Tekereza ngo mbese jyeweho mu buzima bwanjye mu myaka maze nkorera Imana nde? Nyizine. Ese jyewe ubuhamya afite ni ubuhe bw'iby'Imana yakoreye? Ese niba hari iby'Imana yagukoreye wowe uyikorera ute? Ese niba hari iby'Imana yagukoreye wowe uyu munsi wa none kuceceka ukaba utabwira abandi
iby'Imana yagukore. Ukwiye gutanga amakuru, ugatangaza amakuru, ukabwira abantu ibyo Imana yagukoreye. Dufite byinshi twavuga, ufite ubuhamya wabwira abantu, ufite iby'Imana yagukore. Niko Imana, kuko ni Imana yagucije ku musozi, yagucije abantu barakuzi. Kuva wahinduka imihindukire yawe abantu barayizi. Niyo mpamvu rero nunatanga ubuhamya, jya utanga ubuhamya, kuko n'abantu bongera bakareba ubuhamya bw'ibyo wakora. Ngira ngo murumva n'amagambo twagiye dusoma mu ijambo ry'Imana, abatubanjije. Ngira ngo mu ijambo twumvise rya Dawidi avuga yarwanaga urugamba, nubwo yarwanaga nta bantu bahari, ariko yagaragaje ubutwari bwe n'ubundi ubwo yicaga Goliyati akamuca umutwe. Byatumye abantu noneho ibyo intambara yarwanye abantu batabona, yanazigaragaje imbere y'abantu, none hagaragaza ubutwari bwe n'imbere y'abantu. Ngira ngo abagore baramusingiza, ari Yerusalemu basingiza Dawidi kubera igikorwa yakoze. Baravuga ati Dawidi hari igikorwa yakoze, kuko yishe inzovu. Ati Sawuli yishe agahumbi, naho Dawidi yishe inzovu. Kubera iki? Kubera ko Dawidi akoze igikorwa akica igihanganye cyari cyarananiranye. Imana yacu yagucyuye. N'ubundi tubona ko nuriya Kalebu ubutwari bwe bwatumye n'ubundi avuga ibigwi by'ibyo yakoze, avuga ukuntu yahamije Imana, akayihamya mu bananiwe, akayihamya abandi bananiwe, abandi baciye abantu, bateje abantu ubwoba, bateje Abisiraheli ubwoba, ariko bo akombatana n'Uwiteka, avuga Imana neza, Imana irabyumva kandi Imana irabireba. Ihita ivuga ati uyu mugabo wampamije akwiye kubona agakondo muri kino gihugu. Kandi Mose nawe arabireba, kuko asanga ibyo yavuze ni ukuri, kandi koko bisohora nk'uko yabivuze, nk'uko yahamije. Kwizera kw'Abisiraheli bituruka ku kwizera hawe baheshejwe n'iki? Baheshejwe na Kalebu na Yosuwa, kuko bavuze Imana neza. Imana yacu yagucyuye. Reka turekere aho ngaho. Imana yacu izwe hejuru, dusenga Imana. Ubwira Imana uti nanjye Mana hari icyo wankorera, kandi nanjye Mana nibutse ibyo wakoze. Hari byinshi wankoreye, kandi koko hari byinshi Imana yagukoreye. Nutekereze no mu buzima bwawe. Hari igihe wakuboteka nubwo wabazayenda n'umubyeyi wakubyaye, wasanga waragiye uca mu nzira nyinshi, wasanga warapfuye ukazuka, wasanga waragiye uca ahantu mu bintu bikomeye cyane, wagiye uca mu bintu byinshi, ariko Imana irakurinda. Hari byinshi byaguhigaga, hari byinshi byatumaga byabigutuma uyu munsi utakiriho. Hari abo mungana bapfuye, wowe uracyariho, ntacyo watanze. Rero ugihumeka, ibyo nabyo nishime, washimira Imana, ukavuga ati Imana ushime, kuko hari icyo ukifite, hari icyo ukimbitsemo, hari icyo ukimbikiye, hari ikintu nteganyamo. Icyo nteganyamo rero n'ubundi Imana ndashaka kugira ngo ugishyire mu bikorwa. Imana yaciye gucyuhira byonyine. Icyo Imana igushakamo nta kindi, ni uko ukizwa, ni uko uhinduka, ni uko uba icyaremwe gishya, ni uko imirimo yawe ya kera mibi uyireka, ugahinduka icyaremwe gishya, ukaba umuntu mwiza wo gukora imirimo myiza yo gukiranuka, ugahesha Imana icyubahiro. Ubu turabara Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kugira ngo tuyigenderemo, kuko Imana yaturemeye kugira ngo dukore imirimo myiza yo kwihesha icyubahiro. Imana yacu icyubahiro. Nta kindi Imana rero ikikurindiye, ni ukugira ngo iguteganyemo ikugiremo umumaro, umuntu w'umumaro wo kuzagira umumaro mu gihe kiri imbere, mu gihe kizaza. Imana yacu yagucyuhiro. Imana yacu ishyirwe hejuru. Imana yacu ishyirwe hejuru. Muri kano kanya tugiye gusenga Imana, ariko nawe witekereza uvuga ngo nanjye hari icyo nakora muri kano kanya, hari icyo nahindura, hari imigambi yanjye, hari ibyo nahindura mu buzima bwanjye, narema ubundi buhamya. Niba ufite ubuhamya bw'ibyo watanga uyu munsi wa none wawutanga, ariko wareba n'ubundi buhamya. Ngira ngo hari amateka make y'ubundi wawe, hari izindi ngamba wafata zigatuma n'ubundi zikakubera icyigisho cyatuma abantu biga bakwigiraho, bakavuga bati uyu ni umuntu w'Imana, uyu ni umuntu ukorera Imana, uyu ni umuntu wubaha Imana. Imana yacu yahabwa icyubahiro, Imana yacu ishyirwa hejuru. Reka dusenge Imana, tubwire Imana ati Imana tugire neza muri kano kanya. Reka dusenge Mana yacu nziza, Mana ifite ubutwari n'ubushobozi, uri umukozi w'umuhanga. Ndagushimiye kuzi byose Mwami, ngushimiye aka kanya uduhaye. Mukunzi wanjye ni ukuri, niwe wabyemeye kugira ngo nongere kugaruka hano hantu. Mwami, mvuga impundu z'ijambo ryawe. Girira neza rero, ufashe kandi ufasha abantu bose bumvise aya magambo, kugira ngo ubashe kubasobanurira, kuko ngewe sinabasha gusobanura ibyawe nk'uko bikwiye, ariko Umwuka Wera nakomeze kwigisha abantu bose bazumva ubutumwa bwiza, kandi umuntu wese uzamuheshe kwizera no gukomera mu ijambo ryawe. Ndagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ndagushimiye kuri Imana imenya byose, kandi ntawe ubasha kurogoya umugambi wawe, kuko ufite umugambi mwiza ku batuye isi. Niyo mpamvu usabye kugira ngo ukomeze kutugirira neza no kudufasha muri byose. Icyubahiro n'ubutware ni ibyawe, mukunzi wacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
turabashimiye rero abadukurikiye ku Mpanuro TV. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.